twongeye kubasuhuza tunabashimira mwe mwese mwamaze gukora subscribe kuri YouTube channel yacu Bwiza TV, tunakangurira mwe mutari mwayikora kuyikora kugira ngo amakuru tubagezaho ajye abagereraho ku gihe. Mu gihugu cya Kenya, muganga yatangarije umuryango ko umurwayi bari bafite ku bitaro yitabye Imana bajyanye isanduku yo gutwaramo umurambo, batungurwa no gusanga wari wiswe nyakwigendera agenda n'amaguru. Uyu muganga utatangajwe amazina ariko akaba akora ku bitaro bya Kiambu Hospital yatangaje ko umurwayi witwa Ngugi yapfuye nyuma gato yimuriwe mu bitaro byitwa Gatundu ko mu gihugu cya Kenya, ari naho bivuga ko yaje kugwa. Umuryango we rero waje kuzana isanduku yo gutwaramo umurambo, ndetse bakaba bavuga ko basize banacukuye imva agomba kuza gushyingurwamo, ariko bageze ku bitaro basanga uwo bavuga ko yapfuye yigenza n'amaguru. Minisitiri w'ubuzima mu gihugu cya Kenya Joseph Murega yavuze ko minisiteri ayoboye ifatanyije na polisi bagiye gukurikirana uyu muganga bakamenya icyatumye abeshya uyu muryango. Yagize ati ubu twamaze gutangira iperereza ku mpamvu yatumye umuganga abeshya uyu muryango. Inkuru nk'izi ngizi rero ziba zitangaje, uretse ko ku bari bagiye bazi ko bagiye gutwara umurambo ishobora kuba ari n'inkuru ishimishije nubwo ikanganye, ariko nta n'ubu bitababaza. Ngira ngo ntago ari ibintu byoroshye kujyana isanduku yo gutwara umurambo uwo wari ugiye kuyitwaramo akaza yigutwaje. Ni ibintu bigoranye kubyakira. Icyo usabwa rero kugira ngo ujye ukurikirana amakuru nk'aya ngaya ndetse n'andi atandukanye ni ugukora subscribe kuri YouTube channel yacu Bwiza TV, ubona amakuru atandukanye akazajya kugereraho ku gihe.